Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze uyu namwe tubategurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'inkuru ziba zidasanzwe ziba zigenda zigaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni impungenge rero z'ibigo bitwara abagenzi kwigerageza bigamije kunoza serivisi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara. N'urwego rero ngenzuramikorere rukaba rwatangaje ko rugiye gutangiza igerageza ku buryo bushya bwo gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange mu ngendo zigiye zitandukanye zigana mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu, yaba amajyepfo, burasirazuba, burengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, aho ibigo biri muri urwo rwego bihuza imikorere hagamijwe kunoza serivisi bitandukanye n'uburyo byakorwaga mbere ho bari barasohoye itangazo rivuga ko cyangwa se barashyizeho uburyo buvuga ko imodoka hari iminota igomba kumara muri gare, ariko uko mbireba bitewe n'ibitekerezo byagiye bitangwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kuri ino nkuru, biragaragaza ko ino systeme isa nkaho ivuguruza yari yashyizweho mbere. Mwibutsa ko nimba rwa mbere ugeze kuri no muyoboro w'icyo bicana mutakora subscribe bo hasi ukande subscribe ndetse kandi kwikanda akazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. By'umwihariko rero ngo tugendeye kuri no muri tukesha ikinyamakuru Igihe ngo biteganyijwe ko irino gerageza rya buno buryo bwiswe Joint Freight Transport System rizatangira mu muhanda Kigali Musanze Rubavu, aho ibigo byose bitwara abagenzi muri uwo muhanda bisabwa gukorera hamwe nka team cyangwa se nka groupe cyangwa se nk'ikipe. Ibingibi ni ukuvuga ko ibigo bigera kuri 13 bikorera muri iyo mihanda yose tuvuze byagira ahantu runaka hamwe bizajya bikorera ku giti cyabyo, ndetse kandi imodoka y'ikigo kimwe yavaho hakajyaho indi modoka y'ikigo kimwe, ndetse kandi ngibyo bitandukanye nuko byari bimeze mbere, aho mu by'ukuri ikigo kimwe cyagiraga imikorere yacyo yihariye. By'umwihariko ubusanzwe sosiyete y'imodoka itwara abagenzi igira uburyo yakoraga ku giti cyayo ku buryo busanzwe ntawe igenzura, ndetse n'ibiro yakoreragamo ifite agence runaka yakoreraga ku buryo bavuga ati ni Manega Express ndajya kuri bino biro niho agence yayo iherereye. By'umwihariko rero aho abantu benshi bagiye batandukanye bazajya basabwa kujya gukatisha amatike bitewe naho berekeza, akaribwo rero buryo ngo bugiye koroshya ino migendekere y'abantu n'ibintu bava mu mujyi wa Kigali berekeza mu ntara. Nubwo rero wasangaga ibigo byinshi bigiye bitandukanye bivuga ko mu by'ukuri imodoka zabyo zihaguruka mu minota runaka muri gare, aho ushobora gusanga hari igihe mu by'ukuri igihe cyageraga ugasanga imodoka itarabona abagenzi, byo bigatuma rero imodoka yaratindaga muri gare ya minota ikayirenza. By'umwihariko rero kuri ino ngingo hari ibigo byinshi byagiye bibijyaho impaka cyangwa se bitabyumva neza, aho ibigo bimwe na bimwe bitarabyumva kugeza amagingo aya ngaya. Ni bimwe rero mu bigo bikorera muri uwo muhanda ndetse kandi binafitemo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, bikaba byagaragaje ko bitumva neza imikorere y'ubwo buryo bushya, aho mu by'ukuri nka sosiyete ya Ritco Limited, Difera Express ndetse na Virunga Express Limited byagaragaje impungenge kuri icyo cyemezo. By'umwihariko rero ibyo bigo bikaba rero byahise byandikira RURA bigaragaza ko mu by'ukuri icyo cyemezo kizagira ingaruka zikomeye cyane ku ishoramari ndetse na serivisi ihabwa abagenzi. Ibyo bigo rero bikaba byavuze amagambo make bigira biti kuba mutubwira ko mu by'ukuri muri rusange tuzajya tutegereza ibyemezo byafatiwe mu nama, bigaragaza ko mu by'ukuri iyo gahunda igamije korohereza bamwe mu bashoramari bagiye batandukanye bashya mu kubona isoko rya transport mu buryo butanyuze mu mahitamo y'abatugana ku giti cyabo, nyine bavuga ku ruhande rw'abagenzi. Mu by'ukuri ngo iyo serivisi ishobora kuba izajya ibangamira abakoresha bino bigo tuvuze haruguru. By'umwihariko bikaba byanakomeje kandi bigaragaza ko leta y'u Rwanda yakoze byinshi, akaba ari nabyo rero mu by'ukuri byatumye urwego rw'ubwikorezi mu Rwanda ruzamuka rukagera aho mu by'ukuri rugeze amagingo aya ngaya. Bityo ko rero mu by'ukuri intego ari ugusigasira ibyagezweho ndetse n'inyungu rusange z'igihugu muri rusange. By'umwihariko rero ahangaha bikaba byanagarutsweho n'ibigo byinshi bigiye bitandukanye, aho mu by'ukuri muri serivisi zigiye zitandukanye zinoze ndetse no kwita ku byo abagana zino company cyangwa se zino company twavuze haruguru bashaka serivisi zinoze. Ngo niyo mpamvu rero mu by'ukuri bino bintu bigomba gushyirwaho umucyo ndetse kandi bikanashyirirwaho ikigo runaka kibigenzura. Sibyo kandi gusa baba banagaragaje ko mu by'ukuri uko guhuza imikorere bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bigo ndetse no kuri serivisi ibyo bigo bitanga, ndetse kandi no kubungabunga serivisi n'abagenzi ndetse no ku bukungu n'isura y'igihugu muri rusange
rusange ku bukungu mu by'ukuri byatuma nta higanwa ryabaho hagati y'izo kompanyi twavuze haruguru mu gutanga serivisi. Si ibyo kandi gusa, ibi bigo bikaba byagaragaje ko hari naho usanga barakoze ishoramari ndetse kandi bagafata imyenda muri za banki zigiye zitandukanye, bityo ko rero bashobora guhomba. Ibyo ngibyo bikaba byagira ingaruka zikomeye cyane mu by'ukuri ku bukungu bw'ibyo bigo. Nyuma rero y'iyi baruwa ndende tumaze kubabwira haruguru, mu nama yateranye ku itariki 13 Gashyantare 2026, RURA yarebye ko mu by'ukuri izi nzitizi zagaragajwe na bino bigo mu by'ukuri niba zaba zihari, yemeza ko mu by'ukuri hari ibigo bigomba gusuzumwa neza na komite yashyizweho igizwe n'abahagarariye ibyo bigo bose ku giti cyabo, yaba ku makompanyi yabigendanye na za Ritco, za Express ndetse n'ibyo bitandukanye, byose bigakorwa na RURA mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali ndetse na polisi y'igihugu. Ibi ngibi byari biteganyijwe ko mu by'ukuri iyo komite ishyikiriza RURA raporo y'ibyagaragajwe ku itariki 20 Gashyantare, ni mu gihe rero inama itaha ngo izongera guhuza inzego zose, ndetse kandi izo nzego zose zikaba zizaterana ku itariki 23 Gashyantare 2023. By'umwihariko rero iyo ngiyo ni gahunda nshya irimo irigwaho mu bigendanye n'urwego ngenzuramikorere, aho rwagaragaje ko mu by'ukuri ko rugiye gutangiza igerageza ku buryo bushya bwo gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange mu ngendo zigana mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu, aho ibigo biri muri urwo rwego bihuza imikorere ndetse kandi hagamijwe no kunoza serivisi. Bikaba biteganyijwe ko rero mu by'ukuri iryo gerageza ry'ubwo buryo bwise Joint Fleet Transport System rizatangira mu muhanda Kigali Musanze Rubavu, aho ibigo byose bizatwara abagenzi muri uwo muhanda. Bikaba rero bisabwa gukorera hamwe. By'umwihariko ngibutsa ko nimba ari bwa mbere warugeze kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel, niba utakora subscribe, reba hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda akazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Cyera mu muzandiko nitwa andi makuru nk'aya ngaya agezweho no mu kanya.